ntabwo byatunguranye wenda kubera ko abantu bakomeje kumva perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abagize guverinoma bavuga ko nta na rimwe bazigera baganira n'uriya mutwe ngira ngo nicyo cyatumye wenda abantu batungurwa. Ariko iyo usuzumye uko iki kibazo cyagiye gigerageza gukemurwa kuva iriya ntambara yakongera kubura baba imirwano yakongera gutangira, wasangaga harimo ibintu bitatu navuga. Icya mbere ni uko bagenzi be mu karere, ni ukuvuga ngo abakuru b'ibihugu baba bari mu muryango wa East Africa ndetse n'ejo bundi East Africa ihura na SADC, bo bahoze bamye bavuga bati M23 ni abantu barahari, ni abakongomani, nawe ageze aho aza kubyemera ko ari abakongomani, bigaragaza ko ikibazo ari icy'abanyekongo. Icyo ngicyo ahubwo nicyo kintu bavuga uti noneho yacyemeye ku mugaragaro, ntabwo ari ukongera kuvuga ngo ni ibikoresho, ni ibikonoshwa, ni abantu bakoreshwa n'ikindi gihugu. Ubwo nicyo bivuga yuko yabyemeye bwanale, nicyo bivuga ko yemeye ko ari abanyekongo. Ibyo yari yarangije no kubyemerera abakuru b'ibihugu mu nama zitandukanye, noneho abyemereye ku mugaragaro, navuga noneho anabyemereye natwe twese rubanda tubyumva, kuko niba yagiye muri Angola igatangaza yuko igiye kureba uburyo umutwe wa M23 uzaganira na guverinoma ya Kongo, ntabwo waganira n'abantu badahari. Icya kabiri rero ni uko yemeye ko noneho nk'uko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yigeze kujya kubivuga, ndumva niba nibuka neza ari mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye, yemeye ko ibibazo noneho by'abanyafurika bigomba gukemurwa bikemuwe n'ibisubizo by'abanyafurika mbere na mbere, noneho izindi mfashanyo, izindi nkunga zaza zikaza ari inyongera. Ni ukuvuga ngo rero agiye mu nzira nanone y'ibyo abakuru b'ibihugu hano mu karere bakomeje kuvuga, bavuga bati iki kibazo turakizi, giteye gutya, kigomba gukemuka gutya. Hanyuma ikindi cya gatatu ari nacyo nsorezaho, ari nacyo nyamukuru, ni ukuvuga ko noneho yemeye inzira y'imishyikirano, yemeye inzira y'ibiganiro, ariyo nzira yonyine yakemura iki kibazo. Nk'uko nanone buri genda agaruka ku byo abakuru b'ibihugu hano mu karere, ndetse kandi iyo mvuga abakuru b'ibihugu no mu karere na perezida wa Repubulika y'u Rwanda abarimo, yemeye yuko ikibazo nta kundi cyakemuka, ni mu nzira y'ibiganiro, ntabwo ari inzira ya gisirikare. Uruhande rw'u Rwanda rurasobanutse kuva mbere, mwavugaga yuko ikibazo cyashakirwa umuti biciye mu biganiro, mwabivuze kuva kera. Ariko se ni muri ubu bwoko bw'ibiganiro buri mu bwo mwifuzaga cyangwa mwatekerezaga ko byakorwamo gutya muri ubu buryo? Burya icy'ingenzi ni uko abantu baganira, uburyo baganira bwose, uwabahuza uwo ari we wese, igihe cyose bihagarika imirwano, abantu bakishara bakaganira ku kibazo gihari, bagerageza kugishakira umuti. Icyo nicyo cy'ingenzi. Icyo u Rwanda rwamye ruvuga nuko iki kibazo nta kundi cyakemuka. Ariko nanone tukanavuga tuti igihe kirageze ko noneho hataba ibiganiro bya nyirarureshwa, kandi noneho ibiganiro nibiba hagafatwa imyanzuro, hashyirwaho n'uburyo bwo gusuzuma uko iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa, kuko si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu ibiganiro byaba bibaye. Ni ukuvuga ngo rero niba ari nabyo noneho guverinoma ya Kongo yanihitiyemo, ikanihitiramo n'umuhuza, ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Icy'ingenzi ni uko noneho ibyo bazaganira koko bigafatwaho imyanzuro izashyirwa mu bikorwa. Ibiganiro byose uko byaza bimeze, wabahuza uwo ari we wese, icy'ingenzi ni uko iyi mirwano ihagarara, ibiganiro bikaganirwaho, noneho hagafatwa umwanzuro ugashyirwa mu bikorwa ku buryo wemejwe. Umuntu yatekereza yuko bibaye ibiganiro bibiri, kubera ko inama Dar es Salaam ndetse n'imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu yavugaga yuko ibiganiro bigomba guhuzwa, bya Rwanda na Nairobi bikaba ikiganiro kimwe, hanyuma kandi hajya habahuza abashyashya. Angola igarutse mite? Kuki Angola igarutse? Kuba Angola igarutsemo, ni ukuvuga hari amahitamo ya guverinoma ya Kongo. Nk'uko nabivuze, bishobora kuba bitandukanye n'ibyemezo byafashwe,
ariko ku rundi ruhande ntabwo ushobora kwirengagiza yuko Angola ibifitemo ubunararibonye muri iki kibazo n'igihe ikimazemo igerageza kugikemura. Ntekereza rero yuko niba icyo cyemezo cyafashwe n'ubundi iyo nzira yari yashyizweho yo guhuza Angola na Nairobi kugira ngo bibe inzira imwe, ntabwo byabuza n'ubundi abakuru b'ibihugu n'abo bahuza bashyizweho kubyiga bakabisuzuma bakareba niba bitabangamye. Ntabwo umuntu yapfa guhita gusa avuga ati ntabwo bikurikije ibyari byavuzwe turabyanze, kandi bigaragaza yuko hari ikintu kidasanzwe cyabayemo cyo ko guverinoma ya Kongo yemeye kuganira n'uwo mutwe wa M23 ariwo bashyamiranye. Bivuze ngo rero icy'ingenzi ni uko icyo kintu cyatangajwe cyagenzurwa niba cyatangajwe koko n'impande zombi zikemera, noneho n'abahuza bashya bashyizweho bakaba bareba uburyo babikomatanyiriza hamwe cyangwa se bareka iyo nzira igakomeza yagera ku myanzuro nabo bakazayihuza niyo bagezeho. Ibyo ngibyo kuba wabona igisubizo cy'uko izo nzira zombi zakora ari uko imwe igenda ukwayo n'undi ikagenda ukwayo cyangwa zahuzwa, ibyo byasuzumwa. Icy'ingenzi ni iki cyemezo cyaraye gifashwe cyo kuvuga tuti noneho hemewe inzira y'ibiganiro. Hari ibiganiro byagiye biba birimo n'ibyo bya Rwanda nyine twavugaga, leta ya Kongo ikabanza kubijyamo ubona ko ifite ubushake ariko nyuma ntibitanga umusaruro. Ibi byo mubyizeye mute? Ibyo ngibyo ntabwo wahita umuntu avuga ugendeye kuri ubwo bunararibonye nyine ibyo twagiye tunyuramo twagiye tubona, ntabwo wahita uvuga ngo nizeye yuko byanze bikunze noneho iyi nzira abantu bahisemo ariyo koko noneho izatanga nk'uko bivuze umusaruro. Nigeze kubikomoza mvuga ati ni byiza ko abantu baganira, ni byiza ko abantu bamara kuganira bagafata ibyemezo, ni byiza ko noneho harebwa n'uburyo bwo kuvuga ngo ibyemezo byafashwe birashyirwa mu bikorwa gute. Icyo kintu ni ingenzi kubera ko dufite ubwo bunararibonye bw'ibiganiro byagiye biba imyanzuro igafatwa ariko ntishyirwe mu bikorwa. Ni ukubikuramo rero isomo hakajyaho ukuvuga uti baraganiriye bemeje iki, kirashyirwa mu bikorwa gutya, kiragenzurwa nande uri kubishyira mu bikorwa. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane.